Hey, ndagushuje ukomeje gukurikirana ibiganiro byacu ntahandi abisangane kuri yacu n'abanyarwanda good people shows. Genda Sharkman komeza kunkurikirana ibiganiro byo bitandukanye. Umunsi rero mfite ikintu cyitwa amakuru. Amakuru y'uyu munsi yo nakasamutwe cyangwa se na amakuru menshi cyane mbazaniye sasa rero turatangira n'umuntu udusaba ko tumugira inama, aho yadusabye ko tumugira inama. Ndagira ngo icyano nkubwire ngo ni icyano nini cyane, niyo mpamvu mbwira ni y'abanyarwanda. Ushobora kumugira inama utanze igitekerezo hano hasi muri comment cyangwa se ukajya ku mbuga zacu nkoranyambaga. Wajya kuri X ni Good People Shows, ni Shark. Wajya kuri Facebook ni Shark, wajya kuri TikTok ni Shark. Hose uransanga ushyiraho ka emoji ka Shark nyine kifi kareta kaza muri phone. Uyu munsi rero tatangira ari umuntu watugishije inama, ariko nyine nkomeza kuvuga ngo sasa rero ni ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye ngiye kukuzanira. Umuntu sasa aratugisha inama agira ati cyangwa se oyareka manze mbacira mu ngingo z'ingenzi, ahandi mbabwire ngende sasa mu nyuma nza mbahereza amakuru arambuye. Anga sasa rero Rusesabagina agiza atya arongera yivamo ashaka kongera kuvuga ngo aracyakurikira politike cyangwa se aracyashaka kuza kuba perezida w'u Rwanda. Simbizi amakuru ndavuga ni mukomeze mumva amakuru agiye atandukanye. Hanyuma sasa inkuru yindi yavuga ngo Yago yasabye minisitiri utuma twishima kwita ku marozi aba muri showbiz. Yago nawe akomeje kuba akasamutwe, ahubwo inkuru ni nyinshi cyane. Urera umugore yisha umwana we amukeze ijosi cyangwa se amukase ijosi. Ni inkuru nyinshi cyane, inkuru zibabaje, inkuru nziza, n'inkuru zigiye zitandukanye. Hanyuma sasa umuhanzi Yago Ponda ati nyuma yo kwakira ubutumwa bwa minisita yasubije iki sasa cyangwa se yakoze iki. Ni inkuru nyinshi cyane. Hano sasa hari indi nkuru nayo dufite ivuga ko umugore witwa Taylor Graves yamaze kugeza ikirego cye mu rukiko ashinja P Diddy kumufata ku ngufu. Ndakubona ni inkuru nyinshi cyane. Sasa uramenya what's going on. P Diddy kubera iki? P Diddy namaze iminsi avugwaho ibintu byinshi cyane, avuga ko ari mu nkiko, avugwa ko agiye kuregwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nabyo ndabikunyuramo sasa mbikubwira n'icyo zira n'icyo yakoze. Who is P Diddy? Hanyuma sasa indirimbo z'umuraperi P Diddy nanone aragarutse ziri kurebwa kumvwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nabyo uramenya n'izo ndirimbo nizihe zigiye zikundwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Sasa rero ikintu turi busorezo turasoreza ku muvugizi wa RIB Murangira Beats yagiranye inama afite y'abafite ishene za YouTube zigiye zitandukanye. Bavuganye iki? Yabasabye iki? Yababwiye ngo iki? Ibyo byose ni ibintu tugiye bitandukanye turakunyuriramo. Sasa Nagisa n'Imana Shadia Saida yabonye akazi gashyashya. Ni akahe kazi cyangwa se undi yarasanzwe akora iki? Nibyo turabikubwira mu kanya. Abagize inteko ishinga amategeko mu Burundi ntibumva ukuntu hashize imyaka hafi 15. Imyaka 15 habaye iki? Nayo makuru ndakubwira. Sasa reka tugaruke sasa mu nkuru zose zigiye zirambuye nkuko nazivuze. Reka tugende tuzirambura mu bintu byose, mu makuru agiye atandukanye. Sasa rero umuntu bita sasa umugabo w'umusaza witwa Rusesabagina mwamumenye mu minsi yashize, aho yahawe imbabazi na perezida wa Repubulika. Ahabwa imbabazi arafungurwa, ariko ngo ntiyapfa kongera guharasho ntuza politike. Aravuga ati naho banca umutwe sindota mpeba politike. Rusesabagina Paul ati Paul Rusesabagina avuga ko atigeze aheba politike, yafashe akaruhuko gusa none agiye gutangira cyangwa se gutanguza. Yanditswe kuri BBC News, ikinyamakuru cy'Abongereza, niho yanditswe inkuru. Atagiye gutanguza cyangwa se gutangira urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira bahindure ubutegetsi muri ico gihugu. Ngumva ko ari inkuru yanditswe na BBC na abarundi bayanditse, ariko ni Rusesabagina byivugiye. Inkuru twayikurikiranye nuko bimeze, ariko nyine dutegereze turebe nawe ni icyo azanye, cyangwa se ese koko ibyo avuga ni ukuri, cyangwa se ibyo yumva yazagahindura inaha bitahindutse, cyangwa akugira ngo aze wenda afite ibyo yongeraho, ahubwo arashaka guhindura ibyakozwe. Mujye mushyiramo inyurabwenge nyamuneka, mutekereze big, think big. Niba umuntu azavatinje guhindura atari kuvuga ngo tinje kongera ku byakozwe nangira ibindi nanjye nongeraho, akabataje guhindura. Niko inkuru yivugira nyamuneka. Aravuga ati politike, ati Paul Rusesabagina avuga ko atigeze aheba politike, yarafashe akaruhuko gusa none agiye gutanguza urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo
bahindura ubutegetsi muri ico gihugu. Urumva no guhindura ntago ari ukuvangaje kongera cyangwa se kongera ku byakozwe. Urumva kaje guhindura, mujye mutekereza kuki aje guhindura ataje kongeraho. Niba abandi badusubiza inyuma n'undi mu iterambere, abo ngabo tubatera umugongo tubihore, dukomeze dusonge mbere. Sasa rero inkuru reka mitenya ku nkuru ya Yago yasabye Minister utuma twishima kwita ku marozi aba muri showbiz. Sasa rero amarozi naribabwiye ntago ubundi showbiz ntago leta ajya mu rukiko kuvanga umuntu yarakuroze cyangwa se ngo amarozi ngo byumvikane. Ni ibintu biba bitumvikana. Reka dusome inkuru sasa. Umunyamakuru akaba n'umuhanzi nyarwaya Innocent Yago yasabye Minister w'urubyiruko n'ibikorwa by'ubuhanzi Dr utuma twishima Abdallah Janepo kwita ku bibazo birimo icyamarozi yugarije imyidagaduro nyarwanda. Yago yabigarutseho mu kiganiro yanyujije ku muyoboro we wa YouTube Yago TV Show. Minister utuma twishima heruka kugaragaza itsinda ry'abafana bazwi nka Big Energy bashyigikiye Yago nk'agatsiko bishobora kuzarangira gakoze ishyano. Ibyo atemeranyijeho n'uriya munyamakuru. Uyu musore mu butumwa aheruka kwandika ku rubuga rwe rwa X yabwiye Minister ufite ibikorwa by'ubuhanzi mu nshingano ze ko yananiwe gukemura ibibazo umugabo nawe afite kabisa by'ubuhanzi mu nshingano yananiwe gukemura ibibazo byugarije imyidagaduro nyarwanda, none akaba yatangiye kumugaragaza nk'icyaha. Ati nyakubahwa Minister utuma twishima, Big Energy ni abakunzi b'ibikorwa byanjye, ntabwo ari agatsiko nk'uko mubibwiye abo mubereye abayobozi. Ariko urubyiruko icyitonderwa, ikibazo abayobozi ari bo urubyiruko icyitonderwa, ikibazo kiri muri showbiz yo mu Rwanda cyarabananiye, none ni nge uhindutse icyasha, isi irarebera. Umugabo kakomeje kubyimbara. Yago mu kiganiro yanyujije ku muyoboro we wa YouTube yagaragaje amarozi nka kimwe mu byugarije imyidagaduro nyarwanda, anatanga ingero z'abahanzi bagiye barogwa n'abagenzi babo. Mu bo yagarutseho harimo Furanzima Bruce wamenyekanye nka G Bruce, ndetse ko nyuma yo kugaragaza ko hari abashatse kumwivugana byarangiye abari babiri inyuma bahisemo kumuzimya bakoresheje itangazamakuru. Ati G Bruce mugende mumuvanirize banditse nabi, mugende mumuganirize, niko ashatse kwandika. Ababwira inkuru y'umuhanzi mugenzi we wamuroze, ariko yarabivuze bamutera amabuye, bamushakira abanyamakuru bamwangisha abantu. Umuntu yitwa G Bruce yarabuze. G Bruce yarabuze kandi ari aho ngaho i Kigali, mumushake abaganirize. Kandi ndatekereza ko ari proud yo gutanga ubwo buhamya kubera ko yaciye mu bihe bigoye, n'uyu munsi ari mubazimiye burundu, kandi ni umuhanzi mwiza. Abandi Yago yatanzeho ingero harimo abahanzi nka Gisa cy'Inganzo na Maji The Black. Abandi Yago yatanze harimo yavuze ko muri aya marozi hari abahanzi barogana hagati yabo gusa, rimwe na rimwe hakabaho hanakoreshwa abafana. Iyo ni inkuru sasa rero umuhanzi bita Yago Pondati asa n'uwabwiye, mbese abwira Minister w'urubyiruko n'ubuhanzi bifite mu nshingano, amubwira ko rwose yananiwe ngo gukemura ikibazo ngo cy'amarozi n'ibiki byose biri muri show business. Gusa nyine iyo marozi yo binavugwa kuko na Riderman yigeze kubivuga ati nge bigeze kundoga, ariko Imana igira gutya ikinga ukuboko. N'abahanzi benshi cyane bagiye babivuga, gusa ntago umuntu agenda ngo adekarare cyangwa se arege uburozi mu rukiko. Ntago ibyo bipfa kumvikana, ntago watanga ibimenyetso by'amarozi ngo bipfe gushoboka. Rero umugore yishe umwana we amukase ijosi. Tumushime Pelagie wo mu karere ka Burera yakase ijosi umwana we w'umukobwa w'imyaka 6, maze yishyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha
RIB umva ubugome buriho muri iyi minsi sasa. Byabereye mu mudugudu wa Tatiro akagari ka Cyahi umurenge wa Rugarama kuri uyu wa mbere tariki ya 23 Nzeri 2024. Umwana wishwe yitwa Niyo Mpanza Maso Ntikoze Isoni Esther. Amakuru Umuseke avuga ko mu gitondo umwana yabwiye nyina ko atazajya ku ishuri, nyina arabimwemerera, birirwa baryamye. Nyuma uwo mugore yumvishe ashaka kwica ngo iki toka satani ndabimona uri mu bantu ngo nyuma uwo mugore yumvise ashaka kwica umwana we, amukura ku buriri, amuryamisha hasi, amukata ijosi n'icyuma arapfa. What the fuck, ibi ni ibiki wana? Umuntu kumva ngo yumvisha ntago ibintu byumvikana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugarama Ndayisaba Egide yahamirije Umuseke ko aya mahano yabaye. Ati nibyo uwo mubyeyi yihekuye, arubatse, afite umugabo ufunzwe. Byabaye uyu munsi saa 9 za mu gitondo. Yishyikirije RIB icyabiteye ntabwo kiramenyekana, biracyakurikiranwa. Yasabye abaturage ko uwaba afite ikibazo wese yajya yegera inzego z'ubugenzacyaha, inzego z'ubuyobozi zikamufasha aho kugira ngo abiture inzirakarengane. Uwihekuye ari mu maboko y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB station ya Cyanika. Umuntu mugenda abanyamakuru musure mu mubaze kubera iki ibintu yabikoze, kuko arimo aravuga ngo yumvisha ashaka. Ntabwo ibyo nabyumvikana. Nta kuntu waba wicaye gutya ngo wumve ngo ushaka kwica. Sinzi kabisa. Bajya bavuga basiriyo kera nkagira ngo ni ibintu byo mu mafilime, ngo ibiki nk'umuntu yumva afite icyaka cyo kwica, nkagira ni ibyo mu mafilime, ariko biragenda nanjye binshikira koko nkagenda mbyumva neza binyegeraho, aho umuntu yikora ari kumwe n'umwana aryamye akumva ngo ashaka kwica umuntu, agahita arambika wa mwana akabamukasha izosi. Ntabwo ibyo bintu byumvikana, simbyumva neza. Iyi ni inkuru kabisa, inkuru bumva ko itari inkuru nziza kabisa, inkuru ibabaje sana, inkuru ibabaje pe. Kwica umuntu ntacyo yagukoze, nta na kimwe, gusa umuntu ukumva bikujemo no. Ntago c'est pas possible, ntago nabishoboka. Bajya mubaza mwinje cyane, mubaze icyabimuteye. Umuhanzi Yago Ponda ati nyuma yo kwakira ubutumwa bwa Minister Dr Tumatwishima Jeanne Paul Abdallah yemeye guca bugufi, agaragaza ko ashaka gutanga umusanzu we mu gukemura ibibazo biri mu myidagaduro. Avuga ko ari byo byateje amatiku no gusebanya bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga. Sasa rero umuhanzi ngo ni Yago Ponda ati we bye byasaga gabanutse mu minsi yashize, ariko na n'ubu still now uracyabona ko biguma bizuka, bigenda bizuka. Nta wamenye iki kibazo niba gihere mu mizi bagikemure burundu, pana gukemura kuguma bavuga ngo umuntu yasabye imbabazi bikarangira ejo akongera akagaruka. No, bura ntago ukemura ikibazo. Nibakemura ikibazo nimba ari abantu bafitanye amakimbirane, babicazanye, basabana imbabazi, babunge, ibintu birangira. Ibintu byo kuzahora ngo yumvishe ngasabye imbabazi ejo akongera, kuko hari ikindi kiganiro isashyiraho yavuze noneho ibindi bisa naho biri buze kongera kubyutsa amakimbirane noneho arenza yari asanzwe. Ntago bira bintu yavuze kuri channel bya, ntago biri buze gusiga amahoro. YouTube none nabyo birasiga bijegeje abantu imitwe. Katwikomereza sasa amakuru mashya. Umugore witwa Talia Graves yamaze kugeza ikirego cye mu rukiko ashinja PDD kumufata ku ngufu no kumukubita. Afata amashusho mu mwaka wa 2001 mu mpapuro yatanze mu rukiko. Avuga ko mu mwaka wa 2001 yari afite imyaka 25, akaba yarakundanaga n'umwe mu bakozi ba PDD. Icyo gihe afatwa ku ngufu, yari yagiye kureba umukunzi we, ariko PDD n'umucungira umutekano witwa Joseph Sherman bakamufata ku ngufu, banafata amashusho. Talia Graves yavuze ko kubwo gufatwa ku ngufu byamusigiye ibikomere byinshi, aho kenshi yagerageje gushaka kwiyahura. Uyu mugore abaye umuntu wa 11 ushinja PDD ibyaha birimo gufata ku ngufu ndetse no gukomeretsa. Sasa rero ndagira ngo mbabwire ibintu by'Abanyamerika, cyangwa se ibintu bya Amerika. Uvuze ngo urashaka gutera imbere mu kuntu nako abantu b'Abanyamerika b'abastari, sinzi ukuntu nimba ari amasezerano ndabara barasinyanye na nirami batwe y'ibanga yabo, yirami
niba nabita imigenzo, nimba nabyita imitwe y'ibanga, ziriya za Illuminati, Freemason, sinzi impamvu kabisa, kuko ubona ko uyu nguyu yavuyeho ubundi habanje bari abatipe ba Michael Jackson, hakurikiraho ba DMX, bacaho hakurikiraho ni benshi cyane bagiye bacaho babashinja ibi bintu, none bahita bakurikizaho R. Kelly, barafunze yarakatiwe, hahise hajyaho P. Diddy. Ahangaha rero bigaragara ko ni ibintu bizaguma nabyo biburuhererekane, buri muntu uko bashaka bahita bamukuramo. Muzi ko na Kanye West mu minsi yashize bamushyizemo, mbese bakamugusha bya danje, bakamusubiza kuri zero, yaramaje kwigira igihangange, bakaba yongeye gutangira gupfunda umutwe azamuka. Naho ibi bintu sinzi, ibintu by'abanyamerika nabyo babirimo akantu, numva ko P. Diddy ari umuntu bari gushinja kuva kera hose, wapi nabyo rero baravuze, ariko ejo bamufashe rimwe hahita haza ibirego nka miliyoni. Naho iyi si yose ntabwo iri fair, ahantu hose ushobora gusangamo uducika tugiye dutandukanye, ariko ubwo P. Diddy nyine sinzi niba mufunga ubwo nyine nawe agiye nk'uko abandi bose bariyo, kandi nabwo nabikiruka nuko nyine nta kundi nta kindi warenza, kuko ijwi rya ndakeka ritagenda ngo rigere muri Amerika rigira icyo rihindura, niyo mpamvu bibarekeye bamukora ibyo bashaka. Amazasi indirimbo z'umuraperi P. Diddy ziri kurebwa no kumvwa cyane ku mbuga zicuruzirizwaho imiziki nyuma yaho uyu muhanzi afungiwe mu cyumweru cyashize. Uyu muntu birumvikana umuntu wese uhuye n'ikibazo nyine nibwo yongera kamamara, kuko ibinyamakuru nko mu Rwanda bwiraga utabona ikinyamakuru kimwanditseho umwaka ugashira, imyaka 2 igashira, imyaka 3 yaba yanashiraga nta kintu na kimwe kimwanditse, ariko ubu ngubu urabona ko ari kwandikwaho inaha cyane. Nimba ari kwandikwaho inaha rero birumvikana ko niba baciye ibintu, ubwo rero birumvikana ko abagomba nyine gucurangwa cyane, kuko abantu bakimwiyibutsa nyine bashaka kongera kumwumva neza. Ntagisanimana Saida yabonye akazi gashya, uwahoze ari umutoza wa AS Kigali Women Football Club. Ntagisanimana Saida yagizwe umutoza mukuru wa Fatima Women Football Club yo mu karere ka Musanze mbere gato yuko umwaka w'imikino 2023-2024 urangira. Muri champion y'abagore Saida nibwo yatandukanye na AS Kigali Women Football Club nyuma yuko ubuyobozi bw'iyi kipe bwaseshe amasezerano bari bafitanye, ariko agaseswa mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. Kuva ubwo nta kazi uyu mutoza yari afite, ariko ubuyobozi bwa Fatima Women Football Club ikina shampiyona y'icyiciro cya mbere mu bagore bafashe icyemezo cyo kumuha amasezerano y'umwaka umwe. Asa nawe rwose Imana iguhe rwose imigisha, Imana ishimwe kuba wabonye akazi uragushomera, nabyo si ibintu byiza. Abagize inteko nshingamategeko mu Burundi ntibumva ukuntu hashize imyaka hafi 15 imirimo yo gutunganya imishahara y'abakozi ba leta ikorwa n'abanyamahanga, kandi igihugu kibifitiye ubushobozi. N'abarundi rero barikoroje, sasa bateza mbutiyaje, baravuga ati natwe tugomba kuzagira ibintu tubyikorera. Sasa rero uyu munsi najya nkubwira ngo nsoreza kuri iri jambo cyangwa se kuri ubu butumwa umuvugizi wa RIB Murangira Bitseri yahaye abanyamakuru bose dufite imbuga nkoranyambaga, cyangwa se uwitwa umushosho influencer, ko ufite channel itwika cyangwa se channel izwi nayo bitazwi, upfa kuba uriho gusurebwa n'abantu 10-20 uryo nawe uri ufite abantu influencing. Niyo mfite channel ifite 2020 nkaba nkora ikiganiro kikarebwa n'abantu 100-200, babyumvikana ko abantu bibuze mvuze ijambo abantu 100 baryumva. Rero ubu nubwo butumwa Murangira Bitseri yahaye buri muntu wese uzingakoresha urubuga nkoranyambaga urwo ari rwo rwose, kugira ngo ubashe kuba wakiga ukuntu wazikoresha neza, utazagwa mu moshye cyangwa ukagwa mu bibazo byo kuba wafungwa cyangwa se ukazira urubuga, cyangwa se ukazira amagambo wavuze ku rubuga rwawe wihimbiye rukuvunnye, rwangiza rukari rwo rugushyirishamo. Umuvugizi wa RIB Murangira Bitseri Dr yagiriye inama abafite chaîne za YouTube n'abakurikiranwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, avuga ko bitabaha uburenganzira bwo kwibasira abandi. Ntabwo kugira chaîne ya YouTube cyangwa ugakurikirwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga biguha uburenganzira bwo kwibasira abandi cyangwa kwinjizira mu buzima bwite bw'undi muntu. Iyi ni Murangira Dr B, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB
Dr Murangira Beats yari niwe watanze iyi ubutumwa cyangwa se niwe watanze aya makuru avuga cyangwa niwe watanze mbese niwe watanze nk'iyi wenda navuga ko wenda yaba ari nk'intuza navuga wenda ko ari nk'intuza yatanze iyi mbura avuga ati nyamuneka niba uzi ko uri umuntu wenda urebwa utwika nyine bimwe byanyu mbo mwita ngo ni ugutwika niba wumva umeze neza kuri izi mbuga nkoranyambaga ntibiguhereza uburenganzira bwo kuba wakinjira mu buzima bw'undi muntu cyangwa se ukaba wakibasira ubuzima bw'undi muntu umusebya mugira ube kuko ibyo nabyo ni ibintu biba bigize icyaha ubwo rero birengaho cyangwa se kubikora bajya nkubwire ngo yatanze gasopo aravuga ati umuntu uzabikora cyangwa se akarenga akabikora agakora ibintu nk'ibi bitemubwira namuvuga nabi yinjira imiryango ye nk'abirabye byaje mu minsi yashize buri umuntu kuza akinjira mu buzima bw'undi muntu ntago ibintu bari sawa kabisa ntago bari sawa kwinjira mu buzima bw'umuntu ukinjira ababyeyi ukinjira imiryango ye ntago biba ari fair cyangwa se ntago biba ari ibintu byiza kuko Murangira Beats yari yavuze ko ibi bintu ari icyaha ushobora no guhanirwa. Sasa rero nkuko nabwiye ngo umunsi turasoza tugira umuntu watugishije inama cyangwa se watubwiye ngo tumugire inama nta wundi tugiye gusorezaho rero sasa yavuze ati mwaramutse mwamfasha mukangira inama uko bimeze ubu ndubatse mfite imyaka munyihangane ntuzanyisubiramo ntayisoma nabi ati mwaramutse mwamfasha mukangira inama uko bimeze ubu ndubatse mfite imyaka 35 mu by'ukuri ndababaye ariko sinzi uko nabigenza umugore wanjye we afite imyaka 30 ava mu muryango wifashije pe ni nawe wabashije kwiga amashuri menshi mbese niwe untunze pe niwe wazanye amafaranga yakoze ubukwe ubu dufite abana 2 ariko mu minsi ishize namenye amakuru y'imvaho ko abana narinzi ko ari abanjye atari abanjye narinzi ko ari abanjye kumbi atari abanjye ahubwo pare wanjye pare w'umwana wacu mukuru bambwiye ko yagiye yandikamo utumistake ariko ndihangana usome pare w'umwana wanjye mukuru bambwiye ko ari we papa wabo nanjye koko nahise mbona asa n'abana bose ubu ndi kwibaza ko ntunzwe n'umugore ngira icyo mvuga ubu se nahera he ese sindi buvuge agahita anyirukana mu ngira inama. Uyu muntu rero nanjye mba nafunguye comment section kugira buri wese agira igitekerezo atanga uyu muntu nyamuneka mumugira inama gusa nyine ntago no umuntu w'umugabo yakavuga ngo atunzwe n'umugore ngo ntunzwe n'oya ntago ibyo nabyo byatuma nanone wihambira ku muntu ngena nama ya mbere nakugira ntago umuntu w'umugabo uhavuga usura umugabo nyabaki tujye tureka ariko n'ububwa bundi abagabo namwe muransebye mwigira namwe nk'ibyo ntazi kurya babita n'amagweje bakabita ngo umurinya nazintuze guta umuntu w'umugabo vanga atunzwe n'umugore ngo ngo iki ngaramwiruka you can imagine gusa ni uko bagishije inama icyo ni igitekerezo cyanjye ariko nawe ntago umuntu w'umugabo yakabana nashyira mu gitekerezo ngo ntunzwe n'umugore come on nta maboko ufite ntukora nese niba wenda n'urugero niba wenda ufite n'ubumuga washaka ikindi kintu ukora ariko ntuwisuzugure ngo nuko utunzwe n'umugore ngo nangiza ngo ukore ibyo ashaka n'uwa gatatu azaba uwo mugabo n'uwa kanabi we kuko uzahora utinya uzahura nk'agakingirizo mu maso ya rubanda kandi utari umugabo wa nyawe ndagira ngo nkubwire ngo nyamuneka niba ushaka kuba umugabo nyamugabo fata icyemezo cya kigabo niba wumva ko wavamo mu rugo rw'ukaburu ukubaho ugapfa nawe ubwo nturi umugabo nyine reka bakomeza bakubyarira Rwanda ndakeka ko yagiye no gufata uwo mwanzuro wo kwibyarisha ahandi ari ukabona ko nta mugabo kurimo tujye tuvugisha ukuri ntumukagire ngaho ngo muvuge ngo ngwicyo ya ubwo umugabo rero yagiye gufata icyemezo cyo kuba yajya ku bandi bagabo n'undi abona ko nta mugabo kurimo niba wumva ko wabaho kubera umugore ngo atahari ntwabo oya no ndagusezereye kabisa amahoro y'Imana bane namwe mukumye nanjye Shackman nge niyo nama mugiriye gusa nawe niba hari igitekerezo ufite wamugira inama handi tugakomeza twubaka umuryango mugari wa Good People Shows. Salam shalom.